Yes, reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze kuri ya YouTube channel Nyarwanda QTV. Nk'uko mubizi dutangira dushimira umuntu wese wakoze subscribe, n'ingenzi kandi n'uw'agaciro gakomeye cyane. Rero nk'uko mubibona kuri screen zanyu, uyu munsi tuzanye n'inkuru idasanzwe, inkuru y'aba basitari bacu buri kantu na buri nguni, aho rwose umwe muri bo ari gushinjwa gutera inda umukobwa bita Borani Kitangira ngo muramuzi, aho bari bamaze iminsi rwose basohokana bajyana mu birthday bakorana ibintu byinshi mwagiye mubona. Rero inkuru yaba yo yatangiye ute? Ngira ngo abantu benshi bari kumva ibyo bintu ariko ntago bazi ngo urugendo rwa Borani Kita ndetse na buri nguni rwatangiye rute. Niyo mpamvu mba naje hano kugira ngo mbahe ukuri kose, ibintu tubishyireho umucyo. Inkuru yaba ngaba rero, Borani Kitangira ngo muramuzi, yatangiye ari kuri live ya TikTok, aza kuba yagaragaza amarangamutima ye avuga ukuntu akunda buri nguni cyane, amukunda byatari. We yasabaga ko umuntu waba uzi buri nguni cyangwa waba uziranye na buri nguni yazabahuza, kuko nyine Borani Kita yaravuga ati nkunda buri nguni cyane, kandi ikintu umuntu atoboye akaza kuvuga kuri kamera nuko biba byamurenze, nuko nyine hari ikiba kiri mu mutima we. Nyuma y'iyo live Borani Kita yakoze, buri nguni yaje kuyibona nawe aza gukora indi live. Navuga ko ari nayo yafunguye amayira yo guhura kw'aba ngaba. Buri nguni amaze gukora iyo live nawe yaravuze ati umuntu waba uzi uyu mukobwa yazaduhuza cyangwa yamubwira ko ibyo yavuze nabibonye akaduhuza. Buri nguni nawe rero amaze gukora iyo live, Rio Gasana yarayibonye. Rio Gasana Rio Gasana amaze kubona iyo live ya buri nguni, yaje kubakorera nyine, yaje kubwira buri nguni ko azi uriya mukobwa Borani Kita, aramubwira ati rero njyewe nabahuza. Buri nguni aramubwira ati nta kibazo, wewe nyine bo barabipanga we na Rio Gasana ba surprisinga uno mukobwa Borani Kita kugira ngo bahure. Ubwo Borani Kita yari ari mu kiganiro kwa Rio Gasana, Rio Gasana we yaramubwira ati se ni iki wifuza kubona cyangwa ni uwuhe muntu wabona nyine ukumva birarenze. We yaramubwira ati nk'uko nabivuze kuri kamera, nk'uko nagaragaje amarangamutima yanjye kenshi, njye nifuza guhura n'umuhungu bita buri nguni. Rio Gasana we yaje kubwira uyu Borani Kita se uwaguhuza na buri nguni wakiyumva gute, kuko Bora we atarazi ibijya mbere, yumvaga bidashoboka. Rio Gasana we yaje kuhita ahamagara buri nguni, kuko yari ari hafi aho ngaho, ahita aza surprisinga uno mukobwa. Urugendo rwabo nuko rwatangiye. Buri nguni na Rio na Nikita batangira kujya basohokana, batangira kujya nyine batwereka life yabo. Nyine bakajya bavuga ati ni fans, nasohokanye n'umufana, twajyanye muri Jen's Comedy, ibintu nk'ibyo ngira ngo mwagiye mubibona kenshi. None ikituzanye hano uyu munsi ni ukuvuga kuri saga yabo ya buri nguni yateye inda Borani Kita. Ariko amakuru ari kuri iyi mihanda, nje nagiye mbona nyine ibitangazamakuru byinshi biri gushumangira ati buri nguni yamuteye inda. Ariko muri iki gitondo ngiye naje kunyarukira kuri YouTube channel ya buri kantu na buri nguni, mbona hari ikiganiro bakoze bavuga kuri iyi saga. Buri nguni we ati njye ndacyari imanzi, buri kantu akamuga ati njyewe nsevinze abakobwa uzana mu rugo, fone yanjye yazuzura. Ati nyine ni ibintu, kandi Borani Kita nawe amakuru naje gutata, usibye ko naje kuba namwinjira tukaganira, we yaje kuba mbwira ko uyu buri nguni baryamanye inshuro zitagira ingano. Ati je buri nguni ndamukunda, gusa nawe yajyaga ambwira ko ankunda, ariko nyine ikintu twaje gupfa
ni umuhehesi, yaba ari kumwe n'abakobwa benshi. Rero Bora Nikita we yaje kubambwira ati Kiyo mfite video nyinshi nuko buri nguni mukunda. Njye nakamukize hanze mfite amavideo menshi turyamanye, mfite amavideo menshi, hari ibintu byinshi bye nyine mfite amabanga ye menshi. Ako buri nguni we nyine yaje kubavuga ati ibintu mbishyireho mucyo, njye ntaho muriye n'ibi bintu. Rero abanyarwanda, njye impamvu mba naje kubaho ukuri, njyewe amakuru mfite ntabwo navuga ngo 100%, 80% ni uko buri nguni yateye inda uno mukobwa Bora Nikita. Kuko njyewe mfite ama voice note umukobwa yagiye anyohereza, mfite ama video yagiye anyohereza, we yambwiye ati Kiyo, ati we banza urabura abantu, nubona batari kubyumva neza ubone gukubita hanze aya mavideo. Kuko nje ikintu naje kubona cyo uno mukobwa akunda uno muhungu buri nguni, akaba ariyo mpamvu adashaka no kumwicira izina, kandi buri nguni we nyine gusa yambwiye ati njye ninkomeza kumurabura nkabona nyine ari kunca amazi, ndaza gukubita ibimenyetso hasi. Rero ubu tuvugana amavideo njyewe ndayafite, Bora Nikita yaje kuba yanyohereje ama voice note ari kuvugana na buri nguni. Njyewe mfite ibimenyetso byose by'aba bakobwa Bora Nikita n'uyu muhungu buri nguni. Rero njye yambwiye ati banza ukore ikiganiro gitoya, ubanza urabura abantu, nubona batari kumva ibyo ari byo, njye nkwaye uburenganzira ibimenyetso ugire gute ubikubite hasi. Rero njye inama nagira buri nguni, egera Bora muganire ibintu byanyu mubisoze. Njye sinshaka kukwicira izina, sinshaka gukubita ibimenyetso hasi kuko byagusubiza hasi. Njye n'ibisanzwe ndi Kiyo wanyu, rero ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao.